Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Nk'uko mubizi turimo turaganira amagambo yanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso ibice 4 umurongo wa 22. Bahera hejuru bakatubwira ngo niba twarumvise Kristo tukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri, ibyo rero ngo bikatubwiriza ko dukwiye kureka ingeso zacu za kera. Hakatubwira ngo dukwiye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, hanyuma tugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge. Mana ishimwe. Narinje kukubwira mu gitondo cy'uyu munsi, birashoboka kuri ku manywa bitewe n'aho uri, ariko naringambiriye kukubwira ngo jyewe nawe twambare umwami Yesu Kristo, twiyambure imirimo y'umwijima, twambare umwami Yesu Kristo. Mu nkundire dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice byaho ni 13, duhere ku murongo waho wa 12 tugeze ku murongo wa 14. Handitswe ngo ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Umurongo wa 14 ukavuga ngo ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhurwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Imana idufashe bene data. Ndashaka ko tuganira kuri iri jambo rivuga kwambara umwami Yesu Kristo. Iyo umuntu yambaye akikwiza araberwa. Abantu bose bagira style bakunda zo kwambara zibabera, kandi umuntu anezezwa nuko bamubwiye ngo wambaye neza. Ariko narinje kukubwira ngo uwambaye neza ni uwambaye umwami Yesu Kristo, akakubera umwambaro wambara imbere n'inyuma. Icyo umuntu yambaye nicyo kigaragara. Uwambaye Yesu Kristo agitunguka urabibona, ataravuga urabibona. Tujya tubona ko abantu bambaye neza batari babitubwira. Icyo umuntu yambaye kigaragarira bose. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twambare umwami Yesu. Turimo turavuga ku kwiyambura imirimo y'umwijima. Tuyisomye hariya kuri uriya murongo wa 13 ubanziriza wa 14. Hariho imirimo myinshi mibi, ibiganiro bibi, ubusinzi, ubusambanyi. Ibyo ngo dukwiye kugenda tutabifite, twabyiyambuye, twariyambuye ibiganiro bibi. Nta gusinda, nta gusambana, nta gukora iby'isoni nke, nta gutongana, tutagira ishyari. Hariho n'ibindi bisa bityo nk'uko Paulo yabivuze mu rwandiko yandikiye Abagalatiya bice 5 umurongo wa 19, avuga imirimo ya kamere, akabivuga ngo ibyo n'ibindi bisa bityo n'ibisa n'ibidusomye ko ababikora batazaraga ubwami bw'Imana. Kandi turasomye ngo ijoro rirakuze burenda gucya. Dukwiye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa n'ibyaha, uheneberezwa no kwifuza gushukana, umuntu wa kera, umuntu wa kamere.
tukamwiyambura ngo tukambara. Hariho ibintu byinshi umuntu yakwambara. Wakwambara intwaro z'Imana nk'uko Pawulo yazanditse akazibwira ba Efeso. Nanone ngira ngo ni mu bice 6 usomye uhereye ku murongo wa 10 yavuze kwambara intwaro z'Imana. None hanabwiye Abaroma arababwiye ngo mwambare umwami Yesu Kristo. Twambara umwami Yesu Kristo, twiyambure biriya. Dore ikibazo gihari inshuti bakunda, abantu benshi bajya bashaka kwambara ariko batabanje kwiyambura. Bibiliya iratubwiye ngo tubanze twiyambure iby'umwijima, tubanze twiyambure imirimo ya kamere, tubanze dukarabe. Nitumara gukaraba, nitumara kwikuraho inyanda, tubone kwambara ibizima. Hari igihe abantu bajya bambarira ku bya kera, ugasanga umuntu nyine imirimo ya kamere arayifite, ariko ugasanga na za mbuto zindi nazo ziramugaragaraho, byose akabivanga. Yakobo yigeze yandika ijambo ryiza mu rwandiko rwe, yanditse mu bice 3. Yakobo ibice 3 uhereye ku murongo wa 11 yaranditse abaza ikibazo, aravuga ngo mbese ye amazi meza nakereta byabasha kuva mu isoko imwe? Ntibishoboka, biragatsindwa. Mbese wagira imirimo y'umwijima, wagira imirimo ya kamere, wagira imirimo ya kera, noneho ukongeraho nanone n'iby'urukundo na bya bindi by'imbuto z'umwuka ukabivangavanga, biragatsindwa. Tubanze twiyambure, hanyuma nitumara kwiyambura, twiyambure ibibi, tubanze dukarabe, niturangiza twambare ibyiza, ibizima, ibyo gukiranuka. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twambare Kristo. Kwiyambura imirimo y'umwijima rero, cyangwa imirimo ya kamere, cyangwa umuntu wa kera, no kwihana ibyaha, ugafata icyemezo ukabwira Yesu ngo ndaje, ndabiretse ibi byose Bibiliya imbwiye kureka, iby'imirimo ya kamere ndabiretse, ndaje Yesu, nyeza untunganye, hanyuma unyuhagira ibyaha, nkureho imirimo ya kamere, unyeze nk'urubura, hanyuma nere nambare imirimo cyangwa ngende nera imbuto, hanyuma nambare wowe Kristo, uwejejwe, uwihanye, uwavuye mu byaha, uwakiriye Yesu, uwamwizeye nk'umwami n'umukiza we. Yesu araza akinjira muri wowe, agatura muri wowe, akagira ubuturo muri wowe, we muri wowe, nawe muri we. Haleluya. Ukamwambara nk'umwambaro. Iyo wambaye Yesu uba wikwije. Iyo wakiriye Yesu ari muri wowe, aragaragara. Icyo umuntu yambaye kigaragarira buri wese. Nshuti bakundwa, tubanze twambure, hanyuma twambare, twe kubivangavanga. Iyo tubivanze tuba nk'akazuyazi, ntabwo dushyuha, ntabwo tubira. Kandi Bibiliya hariho ijambo yavuze. Iyo usomye igitabo cy'ibyahishuwe, usanga mu gihe Yesu yari arimo atuma Yohana ku matorero, hari aho yamubwiye itorero rimwe, aramubwira ngo nzi imirimo yawe, kudakonje kandi ntubire. Yaba wari ukonje cyangwa wari ubizi, nuko rero ubwo udakonje kandi ntubire, uri akazuyazi. Imana ntikunda ibintu by'akazuyazi bivangavanze. Yongeyeho ngo nuko ubwo uri akazuyazi ngiye kukuruka. Abantu bambaye iby'umwijima bakambara n'iby'umucyo, byose bakabivangavanga. Imana irashaka ko twiyambura iby'umwijima tukambara iby'umucyo. Umucyo rero ugaragaza Kristo, umucyo ni Kristo. Hariho ijambo umubwiriza yigeze yandika, aravuga ngo hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru kirambabaza, nukubona abantu bakiranirwa babonekwaho n'imirimo yo gukiranuka. Kandi nukubona abantu bakiranuka babonekwaho n'imirimo yo gukiranirwa. Ibyo ntibikwiriye kubaho bene data, ngo tuvange ibyo gukiranirwa n'ibyo gukiranuka tubivangavanga. Oya, ntidukwiye kuba abashyushye n'abakonje.
Imana idufashe tubivangure, ntabwo mu isoko imwe havamwo amazi arura n'amazi mazima. Oya, Imana nidushyigikire, nitubashishe kwera no gutungana mu ngeso zacu zose, twiyambure iby'umwijima, twiyambure imirimo ya kamere, twambare Kristo nk'umwambaro, twambare umwami Yesu Kristo, kuko burije kandi bugiye gucya. Tugende twambaye Kristo, tugendane imirimo myiza yo gukiranuka, tugende twera imbuto zikwiriye abihannye, tugende dufite imbuto z'umwuka, kuko ngo bene ibyo nta mategeko abihana. Twambare Kristo nk'umwambaro. Niwakira Yesu Kristo, uraba umuntu muzima, uraba umuntu mwiza. Wakire Yesu. Hanyuma niba warakiriye Yesu, Bibiliya igitubwira ngo twe guteza umwuka wera w'Imana agahinda, twashyiriweho kuba ikimenyetso. Tugume twambare Yesu, tugume dukiranuke, tugume tugende twera imbuto, tugume muri we. Yesu naza azaduhemba, burije burenda gucya, igihe kiratwegereye kuruta igihe twizereye. Kristo agiye kuza kugaruka gutwara itorero. Niba wambaye Kristo, azakureba kumenye. Yesu nabaha umugisha. Mukomere, mwiyambure imirimo y'umwijima, mwambare umucyo, mwambare Kristo nk'umwambaro. Yesu naza azatumenyera kure. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.